Ya reka tuvuge gato ku bijyanye n'impunzi, kugira ngo impunzi bamenye kino gihugu neza nk'uko bagiye kukizamo cyangwa ubuyobozi bukirimo ubu ngubu. Ndashaka tuvuge cyane cyane kugira ngo impunzi zimenye ibintu uko bimeze. Ndabizi neza ko hariho n'abantu batuye muri iki gihugu b'abimukira badakurikirana amateka y'iki gihugu cyangwa ibiri kubera muri iki gihugu, ngira ngo nabo ikiganiro gishobora kubafashaho, si gato ahubwo gishobora kubafashaho cyane. Urabona iyo umuntu ageze muri iki gihugu aba afite ibintu byinshi cyane bimukurura, akazi kenshi cyane, umuntu akaba ari muri ibi n'ibi bigatuma udashobora kubona umwanya kugira ngo ushobore kumenya ibiri kubera aha ngaha. Ariko iyo ufite telefone ukareba kuri YouTube nk'ibi ngiye kubabwira, biragufasha kugira ngo umenye igihugu uko kimeze, icyerekezo cy'igihugu uko kimeze, hanyuma biragufasha kandi kugira ngo ushobore kumenya uko ugomba kwitwara, ukamenya abantu muri kumwe nabo cyangwa abayobozi dufite uko bimeze. Ni ukuvuga mu yandi magambo biragufasha cyane cyane wowe nk'umuntu uvuye ushaka kuza muri Amerika, uzaze muri Amerika umenye uko bimeze. Ni ukuvuga ndashaka kuvuga cyane cyane, ariko si yuko ntatinda cyane ku magambo ya Charlie Kirk cyangwa wa mugabo baherutse kwica vuba aha ngaha. Ariko urebye ku kinyamakuru bavuga ngo ni common dreams. Uramutse ugiye kuri Common Dreams ukareba ikinyamakuru cyanditswe n'uwitwa Christopher D. Cook, cyanditswe tariki 11 z'ukwezi kwa 9 2025. Kubera ubwicanyi bwabaye aha ngaha, uno mugabo nk'uko twabivuze ni umumaga cyangwa Make America Great Again, mu Republican, ariko ashinzwe ibintu by'amakuru muri ino maga, nibyo yari ashinzwe, usibye ko baje kumwica. None kubera amagambo menshi yavuze, ngira ngo ndaza kubabwira amwe n'amwe mu magambo yavuze kandi asa nk'ari amagambo aremereye. Abazungu banditse gutya, muri hanga ndabivuga mu cyongereza ko ndabisobanura. Baravuga ngo so much hatred, ni ukuvuga urwangano rukabije cyane. Agavuga so much anger, ni ukuvuga umujinya mwinshi cyane. So much toxic, ni ukuvuga ni nko amagambo atameze neza, mbese nayo ni amagambo mabi. And so many guns, ni ukuvuga imbunda nazo ni nyinshi cyane. We are boiling a poisonous stew. Can anyone save us? Ese hari umuntu waturokora? Hari umuntu wadufasha ko turi mu kibazo? Uko niko banditse muri icyo kinyamakuru. Ese hari umuntu wadufasha? Hari umuntu waturokora ko turi mu bintu byinshi cyane? Umujinya mwinshi, urwangano rwinshi cyane, amagambo mabi, imbunda zonyine ni nyinshi cyane muri iki gihugu. Urumva dusa nkaho dufite ikibazo, mbese ni ikibazo gikomeye cyane. Ese hari umuntu wafasha abanyamerika? Reka turebe rero kuri ibi ngibi by'uno mugabo, uno mugabo witwa Charlie Kirk. Nk'uko twabivuze, ni umuntu wagenda agahembera cyangwa agenda abwira abantu, abasobanura ibintu bibi cyane kugira ngo hagati yabo habeho kwangana cyangwa se kuzana ibintu bitasobanutse cyane cyane mu birabura. Hano baravuga ngo Charlie Kirk ngo yavuze iki ku bagore b'abayobozi. Urumva ni handi twamaze kuvuga kuri video y'ubushize imaze gushira, twavuze kuri affirmative action, ni ukuvuga ya indi iha abantu uburenganzira bwo kugira ngo bifasha abantu kugira ngo bakore, kugira ngo kuko bari mu bantu basuzuguritse, mu bantu batameze neza. None icyo yavuze kandi cyabaje abantu, yavuze cyane cyane ku mama witwa Joy Reid, avuga kuri Michelle Obama, avuga kuri Ketanji Brown na Jackson, n'umu Republican witwa Sheila Jackson Lee. Yabavuzeho iki? Yavuze ngo ntabwo ngo bagiye kuri uwo mwanya kubera
kubera affirmative action, kuvuga bagiye kuri uwo mwanya ko ntabwo bari bawukwiriye. Ngo kandi ikintu kibi yaravuze ngo you do not have the brain processing power to otherwise be taken seriously. Ni ukuvuga ntago bafite ubwenge, ni ukuvuga ngo bavuze ngo ntago umutwe wanyu ntago ukora neza, ni ukuvuga nta bwonko mufite, nta bwenge mufite bukwiriye kugira ngo mushobore gukora neza. Ariko urebye neza nka Michelle Obama nta kazi yari afite, yari first lady gusa, urumva nta kazi yari afite, ariko abandi bari afite imyanya ikomeye cyane. Ariko aravuga ngo bose bagiye babona imyanya kubera affirmative action, ariko mu mutwe ni zero. Yagendaga avuga ku bintu, hari n'ibindi yavuze sinzi, wenda dukomeze gusoma ahangaha byaba ari byinshi cyane. Avuga kuri kuitwa Martin Luther King. Martin Luther King aravuga ngo ntabwo yari umuntu mwiza, ngo yakoze amakosa menshi cyane kuri civil rights muri 1960. Martin Luther King tuzi ko ari wazanye civil rights cyangwa ukwishira uburenganzira bw'abirabura, yaraburwaniye cyane. Urumva rero kandi byabaye muri 1960. None akavuga ngo ntabwo yari umuntu mwiza, ngo yakoraga ibintu atatekereje, amutukanga ngo kubera uko ari umwirabura. Ndi kubabwira ibi ngibi kugira ngo cyane cyane nuza mu gihugu umenye igihugu turimo, umenye n'ukuntu bimeze. Ikindi yatanze urugero, atanga urugero ku bapilote. Ngo ese uramutse ubonye abapilote ko babandi batwara indege, ukabona abapilote babirabura, ugomba kubanza kwibaza, ugomba kugira ikibazo kubijyanye na za license zabo zibemera gutwara indege. Ese koko barabishoboye, bashobora gutwara indege, ubwenge bwabo burabemera gutwara indege, cyangwa ni ngombwa kubanza kureba nimba ibyangombwa byabo byuzuye, kuko uko byagenda kose bishobora kuba bituzuye. Ashaka kuvuga, ari kuvuga ngo abirabura ni gutyo bimeze. Ikindi yavuze, avuga ngo abirabura ngo mu gihe cya mbere yuko mbere ko babona ubwigenge, ngo nibo bari bameze neza. Nyuma mbere y'ubwigenge bw'abirabura, ngo nibwo bari bameze neza. Ni ukuvuga ubucakara bwari bugihari, icyo gihe cy'ubucakara nicyo cyari kimeze neza, kuko icyo gihe nicyo gihe abirabura bitwaraga neza. Ntago bicanaga, ntago bakoraga amakosa n'aya. Ariko watekereza ubwo bwicanyi ugasanga abazungu benshi nibo bakora ubwicanyi muri iki gihugu. Kurebye neza, haba n'uwo muntu wamwishe yari umuzungu. Abajya bicana mu rusengero usanga ari abazungu. Ariko uko niko bimeze. Urumva rero icyo yavuga cyane cyane target yiwe yari y'abirabura. Kandi ikindi yavuze nibutse ngo nuko abirabura bafata utuzi tw'abazungu, nibo basigaye bafata utuzi tw'abazungu. Abazungu nta kazi bafite. Ngira ngo ni imwe mu mpamvu yatumye banahagarika n'impunzi kugira ngo zitazaza bagafata akazi k'abazungu. Ariko mu by'ukuri abazungu ntabwo bashoboye gukora ako kazi abirabura bakora, kuko bo bashaka akazi koroheje k'amafaranga make, ariko bagakomplaininga. Ubushize vuba ahangaha habaye ikibazo ikibazo cyo gusubiza abantu mu bihugu byabo. Ngira ngo niba nabibabwiye sinzi, hariho imirima ikomeye cyane y'imbuto zo kurya, hanyuma zibura abasaruzi, zibura abantu bazisarura, kuko ababikoragamo cyane aba Mexican babikoragamo cyane bari barabasubije mu bihugu byabo. Urumva bizana igihombo gikomeye cyane muri California, bizana igihombo gikomeye cyane muri Florida, kubera uko batahije abantu ku ngufu basubiza mu gihugu cyabo. Kuko ako kazi iyo kaza kuba gahari, kubera icyo abazungu batirutse ngo bafata ako kazi ko abirabura cyangwa Spanish bari bakavuyemo. Nicyo kintu umuntu agomba kubanza kwibazaho, icyo ngicyo kubera icyo batabikoze. Urumva ari ibyo ngibyo ni ibintu bijyanye no kwangana. Ndaza gushiraho video yindi mbereke ibindi umugavana wo muri Utah yavuze. We icyo yavuze ngo iyo biza gukunda yasenze ngo iminsi 33. Reka turaza gusubira no ku minsi nkuko bavuga, ngo yasenze amasaha 33 yose, kugira ngo umuntu wishe wa mugabo witwa Charlie Kirk atazaba umwe wo muri bo. Ni ukuvuga atazaba umuzungu, ataba umuzungu, ahubwo
abe umuntu byibuze basi umuntu waturutse hanze cyangwa undi muntu ariko atari umuntu wabo. Bisobanura iki? Bisobanura ko ari urwangano rukomeye cyane ruri no mu bayobozi bashaka gukora amakosa akomeye. Ni ukuvuga iyo biza kuba umwirabura wabikoze cyangwa umuspanish wabikoze byari kugenda gute? Urumva abantu bari kurakara cyane, hari kuba ikibazo gikomeye. Ariko isengesho aravuga ngo ndababaye cyane ko isengesho ryanjye ntabwo ryumvikanye. Urumva nuko bimeze. Ariko ibyo ngibyo tuzareba ko tubisubiramo kugira ngo tubabwire uko bimeze, kuko abantu ubu ngubu uno mugabo nubwo yapfuye ariko yasize abantu benshi cyane abasiramo imbuto mbi cyane yo kwangana, yo kwanga abirabura. Ubwo uko niko bimeze. Tuzakomeza tuvuge ku bindi mu gihe kiri imbere. For 33 hours I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us, that somebody drove from another state, somebody came from another country. Sadly, that prayer was not answered the way I had hoped for. Sangira ngo mwabonye video maze gushiraho mu kanya gatoya yuriya mugavana, guverineri cyangwa umuyobozi mukuru wa state ya Utah. Impamvu nashizeho ko nabwo ngomba kuyishiraho nuko aho ngaho niyo barasiye wa mugabo bita Charlie. Ariko ino video ikivuga ni nk'ari isengesho, ngo ni isengesho ry'amasaha 33. Uno mugavana yarasenze isengesho ribi, isengesho ryo guhohotera abantu, isengesho ryo kugira nabi abirabura, ariko ngo Imana ntago yamusubije. Icyamubabaje nuko Imana itamusubije, kuko yavuze ngo yasenze amasaha 33 yose kugira ngo Imana yumve isengesho rye. Umuntu wishe uwo mugabo witwa Charlie ntabe umwe wo muri bo, ahubwo abe umuntu wavuye mu kindi gihugu cyangwa mu yindi state. Icyo yashatse kuvuga ngo nabimukira cyangwa impunzi, ngo aba ari we. Kubera iki? No kugira ngo bashobore kumwereka, kuko bashobore kutangira kugira abantu nabi. Kuko iyo biza kugaragara ko ari umuntu w'umwirabura wabikoze, iyo biza kugaragara ko ari umuntu w'umwimukira wabikoze, byari kuba bikomeye cyane. Urumva iryo sengesho yasenze, mu by'ukuri isengesho nta nubwo wenyine yavuze ngo icyamubabaje cyane, kandi ukabona koko abishyize ku mutima ngo icyamubabaje cyane nuko Imana itashoboye kumva iryo sengesho rye. Ariko se Imana koko izajya yumva amasengesho mabi nk'ayo ngayo? Uvuge ngo ni nkuko bavuga ngo ndashaka reka nsengera abantu bo mu karere kanaka, abantu bose batuye mu karere kanaka bose bapfe, cyangwa bose bakubitwe n'inkuba, cyangwa bose bakorewe ibi. No kuvuga ukazana ibitekerezo ibintu by'ubugome gusa, akaba ari byo usengera Imana ngo Mana umfashe ibi ngibi bibeho, bano bantu bacike akaguru, bacike bagende gute, ibintu nk'ibi. Nicyo sengesho ry'umuyobozi mukuru. Ibaze nawe utangire uyobora abantu ariko ubifuriza ibintu bibi. Imana icyamubaje ngo nuko Imana itashoboye kumva amasengesho ye. Niyo mpamvu navuze ngo ni isengesho ryo guhohotera cyangwa kugirira nabi abimukira. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byabayeho, niyo mubabaro ukomeye cyane afite. Icyo nshaka kubabwira aha ngaha ni iki? Nuko abantu benshi bavuze ibintu byinshi bijyanye n'iriya video uriya mugabo yashizeho, bavuga ngo noneho nta n'isoni bafite, nta n'ubwoba bafite, nta n'ubwo bakiri guhishira ibintu. Kuvuga abazungu ntabwo bari guhishira ibintu. Icyo bari gushaka cyane cyane ni ukugira ngo hagati y'abirabura n'abazungu habeho ibibazo, ubwicanyi cyangwa imirwano cyangwa kutumvikana, ubwanzi cyangwa urwangano muri abo bantu. Urumva nicyo kibazo gikomeye cyane gihari muri iki gihe. None ushobora gutekereza ngo none impunzi ziri kuza, nako niziza nako ntago ziri kuza ubu ngubu, kubera uwo mutima mubi nyine abantu bafite.
none ushobora gutekereza izo impunzi abantu bazaba baje inangaha bagasanga abantu bafite imitima nk'iyo ngiyo yo kwifuriza abandi uko aba aribo bakora amakosa. Ni ukuvuga icyaha cyakozwe byaba byiza uko cyabarirwa ku mpunzi, byaba byiza uko cyabarirwa kubimukira cyangwa abandi bantu uko bameze hose bavuye hanze. Urumva icyaha cyose cyaba gihari kibarirwe kuri bo. Urumva kuko hagati aho ngaho muri igihugu turimo harimo kumvikana, harimo umutima mwiza, harimo nani gushyira hamwe. Ntabyo, ibyo byose ntabirimo. Niyo mpamvu wareba cyane cyane impunzi, nashizeho video kuvuga ngo impunzi bagomba kwimenya, mukamenya abo muri, mukamenya naho mugiye, mumenye ko mugiye ahantu babasengera ngo amakosa yose ababeho kugira ngo bashobore kubagirira nabi. Urumva ni ikibazo kitoroshe, ni ikibazo gikomeye cyane, ariko Imana irahari, nta kibazo. Amasengesho nk'ayo ngayo bazajya basenga, ariko amasengesho azajya agenda ku buryo Imana ntabwo izajya yumva amasengesho mabi nk'ayo ngayo. Murakoze cyane kuko byari ngombwa cyane ko mbasobanurira ibi ngibi. Nzababwira n'ibindi mu gihe kiri imbere, ariko mukamenya abantu musange inanga cyangwa abantu muri kumwe nabo ukuntu bameze cyangwa ukuntu babareba, ukuntu babafata. Ibyo byose mukaba mugomba kubimenya. Murakoze cyane, turi kumwe kandi Imana ikomeze barinde mwese. Bye.